kuzamuka ariko nibitwibagiza ubugingo buhoraho buzatubanisha nawe iteka ryose. Pawulo bivuga neza ngo twebwe iwacu ni mu ijuru, ngo tuba dushima gakondo hano mu isi yuko hagana uturere ziduhesha ntibikatwibagiza yuko iwacu ari mu ijuru. Nibyo biduhaza ibyiringiro byo guhumurika abadukoma ko tuzongera gutaramana nabo. Ibyo kandi biramo ibyiringiro yuko igitondo kimwe tuzataramana n'intwari zatubanjirije n'abakirano ku isi, ubwo bazazuka reka tugahinduka tuzatarama igitaramo cy'umunezero. Mana mugatikana papa we turagusaba ngo uduhere umugisha abantu bose bateranye, abagize uruhare ngo bino bibeho bahereza umugisha, abo tutabasha kuvuga amazina ku mpamvu zitandukanye ariko barabigizemo uruhare, baduhere umugisha mu izina rya Yesu. Abagize uruhare bari muri iki gihugu n'abari mu mahanga atandukanye, umugisha wababeho, ubwiza bwa n'ubuntu bwawe nibuturamira amahoro mu mitima, amahoro kuri imisozi, amahoro muri iki gihugu ndetse no muri Kongo yose. Turategereza ku munsi umwe tuzagushima turi muri Kinshasa, tuzagushima turi muri Katanga, tuzagushima turi muri Kisangani, tuzagushima turi mu gihugu cyose, kuko Uwiteka Imana idahinduka. Ni mu izina ryawe Yesu turagushimiye, tugusubiza icyubahiro n'ishimwe ryose iryo mitima yacu n'amashyi yose nawe mu izina rya Yesu, amen.